tukarira twibutse iwacu imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite. Zirari mbonye uzi ko kumvisha ahita kwangaje ahubwo mukaza muririmbana. Yes, turabasuje cyane kandi turabashimiye ko mubana natwe umunsi ku munsi hano kuri IBTC Production Services. Twongeye kwakira abatumirwa benshi, niyo mpamvu duhuye n'umukobwa mwiza cyane ku isi y'ababaho. Kubisekaze umuntu ni mwiza wese ni mwiza kandi twari mu ishusho y'Imana. Meze neza? Yes, meze neza. Mwatwibwira? Okay, amazina yanjye Tuyadukunda Liliane. Mbese ubundi Liliane umuntu mwiza abaho cyangwa umuntu mubi abaho? Nta muntu mubi ubaho. Abantu bose ni beza. Yego. Nangize ngo niyo mpamvu wari usetse. Hanyuma Liliane amakuru yawe se? Neza. Ikirere urakibona gute? Ikirere kimeze neza cyane. Nanjye ugiye kuvuga ngo ese ndi meteo kari ibintu by'ibirere. Hanyuma Liliane maze igihe nza gusanga muri IBTC uri mu makamera, ufite imashini editinga ibintu ntazi, uri bize cyane nk'amezi nkangahe. Muri IBTC muba muri kwakora iki? Muri IBTC mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera aha ngaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Turimo turiga ibintu bitandukanye, harimo gufotora, editinga na Photoshop. Gufotora amafoto no kwedita n'amafoto. Yego. Ubwo wize ibyo gukamera nabyo? Yes. Iyo umuntu yiga ibya kamera aba yiga iki? Abayiga gufata ifoto ukashobora yazi ikagaragara neza. Ifoto yonyine se niyo mwamwiga? N'amavideo. Nayo mategeko se umuntu akoresha yagiye gufata amavideo wenda cyane. Nyine muri make tubwira umuntu ngo iyo yiga kamera yiga. Ako mubona cyangwa umuntu wese yafotora cyangwa yakamera? Umuntu wese. Hari abatabikunda, ibindi bakunda. Nkuko njyewe naza kwiga kamera, byose mbyiga na Photoshop, ariko nabikunda nkunda ikintu cyonyine. Ikintu no ukunda rero sasa ibintu wize. Icyo dushaka umuntu kweditinga amafoto. Kubera iki? Ngo ni Photoshop. Yes. Kuki wakuruwe no gukunda Photoshop? Nukunde wenda kweditinga amavideo no kubera iki? Aje Photoshop se bakuramo ibiheri bagira gusa. Photoshop mpamvu nayikunze nibyo somo nyine naje kwiga, mbese numva ari nyine nshaka kwiga menshi. Ibyo kamera byo sinari nziza neza. Photoshop ubona ko nagura n'abantu benshi babikora, ubonaga ari byiza cyane. Mbikunda rero nuko nza hano nkabikomeza. Ubona se biriya bintu bya Photoshop bigira amafaranga? Bigira amafaranga cyane. Ubu amafoto nk'ayo uko editinga
Umuntu wamuca ngaho byaterwa n'uwo ari we. wamushyiramo ari washyiramo imiyaga Hari nawe. unashyiramo imiyaga, hari unashyiramo imiyaga. Hanyuma tubwire gira inama ugira abantu bashaka kwiga ibyo bintu, koko utubwiye ko ushobora kuba bigira amafaranga kandi koko wenda ni nabyo kuko unabizi neza. Iyi myuga yindi isanzwe, gukora imisatsi, kubaza, bitandukanye n'ibyo bya photoshop no kweditinga amafoto. Imyuga yo gusuka ibintu bigira amafaranga cyane kumva naho bihuriye n'iyo myuga yo gusuka. Umwuga wo gusuka ugeraho ngaho ukicara ukamufata ikindi gihe, ariko umwuga wa science ubundi uri ready. Ubwo ibyo byo gufotora byo ni byiza cyane. Hanyuma mbona utuje cyane, ni iki kintu kikunezeza iyo utari mu kazi cyangwa ushaka amafaranga? Iyo utari mu kazi twavuga ngo kurera gisinga nyine cyangwa urugo, uba uri gukora iki? Mba ndi imbere mu kandi kazi ndi gusuka nyine narabyize. Ubu ndimo ndasuka. Uri gusuka? Nawe ni umwuga wize? Yes, narawize. Nabyo warabyize? Ubwo urabifatanya byombi? Yes. Nicyo ukunda mu gufoto photoshop, kweditinga amafoto no gusuka? Photoshop niyo nkunda cyane. Ni sawa cyane. Nyine ndavuga no iyo uri kuruhuka. Hari abantu bajya gukina umupira, kubyina, koga, gutembera, wowe niki kikurura mu bwonko? Kindura mu bwonko indirimbo zihimbaza Imana gusa. Indirimbo zihimbaza Imana? Yes, nicara nkazumva ndaruhutse muri ibyo nyinshi. Hari umuhanzi uririmba zihimbaza Imana waba uzi? Nzi benshi cyane. Nzi benshi. Nzi benshi. Tubwiremo umukundeho cyane indirimbo y'ukunda. Israel Mbonyi. Ngaho turirimbira akaririmbo ka Israel Mbonyi. Ntazi kuririmba. Nta muntu utazi kuririmba. Nta muntu utazi kuririmba. Twicaraga ku migezi ya Buroni, tukarira twibutse iwacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda, kuko nta mutabazi twari dufite. Israel Mbonyi uzi ko kumvisha ahita kwangaje ahubwo mukaza muririmbana. Mbese iryo jwi urumva atari ryiza? Reka ntabyo nzi. Wowe njyewe ninjye ukubwiye ngo ni ryiza rero ibyo bimenye. Muri IBTC rero mwiga, hari abanyeshuri mwiganaga ibyo ari byo byose. Ni bande wabonye mutashobora kuzibagirwa mu gihe muzaba mwaragiye mu kazi, cyangwa ushobora umwe yajya no hanze y'igihugu undi akabona ibyo cyangwa no gushakisha? Nyine ninde wibuka mwakugirana ibihe byiza? Regis. Kubera iki Regis? Regis aramfasha cyane. Yaragufashije? Yes. Yaragukopezaga? Oya. Ibyo namenye neza akabinsobanurira, abasha kubimenya. Noneho mu barimu udashobora kuzibagirwa? Barimu babiri. Inde? Maridoshe na Chris. Maridoshe na Chris. Yes. Ubwo nibareba iki kiganiro bumve ko kabisa ubashimiye cyane. Yes, ubashimiye cyane. Ubwo nubona n'akazi uzanabagurira birumvikana cyane pe. Ubu se hari uturaka watangiye kubona muri iyi minsi ushoje kwiga? Yes, ntabwo ndakubona. Ngaho rero tuguhaye umwanya, twe platform, bwira abantu ibintu wakora baguha akazi. Ikintu cya mbere ni ukuba wiyizeye, ugahaguruka, kuko ntabwo wakwiga ikintu ngo uhite wicara. Ntabwo wakwiga ikintu uzi ko neza ukizi ngo wicare. Uhaguruka ukajya gushaka akazi. Ngiye nshobora nko kubona ikiraka, nta kamera mfite pe, nakodesha kamera nkajya nkagikora, nkataha amafaranga yataha. Ni gute rero wabonye IBTC? IBTC ni ishuri ryiza cyane ryigisha, bakwitaho bihagije. Ariko ushobora kuvuga amagambo make, ni ukubera iki? Ntabwo no kuvuga amagambo menshi ngewe. Mbese ubivugira make cyane? Yego.
so rero turagushimiye cyane twaje ubwo ni ukugusengera cyane ibiraka byinshi bikaboneka noneho kuba n'amafaranga menshi natwe uzatugurira nta kibazo. urakoze cyane. Asante. ese we ba basore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ngaya murumuna we ati njye nyihera make njye muri IBTC kwiga film making ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788545302 bitise ukajya ku rubuga wa/IBTCfilmschool.com ariko akaga kabaho rwose ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba hanyuma subwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora suko kandi ubundi nakubwiye nibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho nabwo ashakisha ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose egera IBTC production kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406 wanahamagara kuri 0788558094. mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho gufotora no gukora filime nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa n'abakozi b'amateleviziyo niba rwiyemezamirimo bafite n'ibindi byinshi bakora. abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya kandi byose biri online.